Cedric yahawe imbabazi ariko ntarabyizera. Hagati aho Mutoni yashakishaga wabonetse. Yaba yorohewe se? N'urunana. Ihanga. Ndakurara byari cyane karebe. Ndakurara rwose. Nkunda bigira nte koko noneho. Fakongera utwika ubundi bwo yatureye ko hari icyo dufasha karebe. Ubwo ntwitse muri iki gitondo nkibyuka ubu ngubu bwakoze iki koko nori? Uko akubwo umenya umwotsi wabwo ari utuma rwose uruka. Wewe urenganya. Ahubwo avuga ko ibyo abantu niho bifite imbaraga zirenze imbaraga zawo. Mfite ubwoba bwinshi nori, mfite ubwoba rwose. Ahubwo itindiganya kareme. Nshakira itike vuba gira vuba rwose njya kwa nyogokuru kuko ninguma hano biranyica. Kora ibyo nkubwiye yewe. Nshakira itike nigendera inzira z'ikigendwa. Umva ntago hakanyaga ariko nanjye rwose ntangiye kwemera ibyo uvuga pe. Ubu se none uraruka iki koko? Ntacyo nyine. Yewe narutsinda ndaheza. Ariko rwose ntibimaga henge. Birakomeza bimpagenda ukubusa. Ariko rero ibyo ari byo byose rwose ahangaha menya hari ikintu kikuzengereje nkuko bivuze rwose. Nawe se ejo nkizana umuti wambwiye wari worohewe. Nimugoroba rwose wari umeze neza. Yewe wagerageje no kurya. None ndebera ukomeza. None se iyo umuntu akubwiye ngo tuzarebana akongera ati ntuzabyara akongera ati nutagenda nta mahoro uzagira uzagenda nabi mbwira koko ntacyo wumvamo. Ayo yose si amagambo maboko yanyibwiriye ubwe. Honori wirushaho kunkura umutima rwose. Ewe ibyo byose ntibikwereka ukuri koko kareme. Ariko arabeshyira ubusa. Ntazanshyigura hano. Nagusanze ngukunze sinzaguhara kareme ndakurahiye. Igihe cyose ngihumeka nge nawe turi kumwe. Koko se ninjye warutegereje murebwaye? Ni wowe mugi. Niba ushaka ko ngusengera si yuko komeza ukaza mu rugo. Uretse ko ntavuga ko n'amasengesho ntayakeneye ariko ubu siyo nagushakiraga mugi. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane. Nizere ko ari amahoro gusa. Amahoro yo ntayo. Ntayo kuko ubu ngubu nagutegereje ahangaha nari mperekeje umuhungu wanjye Petero. Yaragiye ku bitaro bikuru kureba Mutesi n'umwana wabo. Yewe byabo narabyumvise birambabaza cyane. Wahora n'iki? Kuko bari abana nakunze kubasanga mu makosa nkabaganiriza nkagira ngo babyumvise. Ariko natunguye no kumva ko bombi babyaye nabo ubwabo bagikeneye kurerwa. Urumva nyine twese twarababaye. Ariko ikibabaje nuko Ruremesha adashaka kumfasha mugi. Yaravuze ngo ntashaka kumva izina Petero. Ngo ntazagira icyo amubaza kandi ikibazo turagisangiye. Ibyo si byo da. None se ko nubwo yakosheje akiri umwana wanyu? Ruremesha yanze ko tugira icyo tumufasha nyine habe na kimwe. Ngo ubwo yabaye umugabo niyite ku mugore we n'umwana. Urumva? Koko mugi. Ubu kuzi Petero ni umugabo wa hehe koko? Umwana w'imyaka 10 n'ingahe? Yabaye umugabo mbaye. Aracyari umwana ndabizi murebwaye. Ndabwira Ruremesha ntireka dufashe umukobwa umuhungu wacu yateye inda. Bityo umuhungu asubire muri kaminuza yige ati sinshobora. Abana bombi barakubaganye bigenda bityo. Ariko ntibyatuma bombi bava mu ishuri da. Ibyo mbwira Ruremesha ntabyemere mugi. Urumva? Niyo mpamvu rwose nkwiyambaje. Nk'umuntu w'inyangamugayo tuzi nahangahe Nyarurembo kandi wize uza akamaro ko kwiga ubimunyumvishirize rwose. Umva kugufasha sinabyanga murebwaye. Uzaza ryari mugi? Uzaza ryari ngo ukore uko ushoboye rwose umusange mu rugo rwose umumfashe turebe uko yacururuka. Yega Norine we nuko utangiye umwaka koko? Ana we Uko yarabinyibwiriye none shabishyize mu bikorwa kante anyoherereza ibintu bikanzengereza bigatuma ibintu byose binukira ubundi rwose nkaruka gusa ngaho ubwo se byo nibicya koherereza we ni imyuka mibisha yinjiye hano mu nzu kuva ejo
ubwo ejo nibwo wafashwe? urebye nibwo nafashwe. none se ufatwa wumva umeze ute? Kane Karame. ubundi ndabyuka kare ngashigisha igikoma kugira ngo Karemera ajye ku kazi hari icyo ashyize mu nda. Nabyutse rero numva ntameze neza ariko sinamenye ibyo ari byo, nangira akazi kanjye nk'ibisanzwe maze gushigisha cya gikoma n'ubu ibintu bimeze nk'isesebe ndetse bivanze n'isereri. Mva ubu icyo nyoye cyose mpita nkiruka kandi ibintu byose biranukira Kane. Nori, Karame, uzi ko ibyo bimenyetso byose ufite ari byo nagize we? hari ibyo wagize ryarize. Nawe se bigeze kuguteza imyuka mibi we? baba we, nibyo byatumye mu make yakundwite wa cyana we. cyane rwose. none se uheruka mu mihango ryari? Yewe ndumva ari mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 nyine ku mwaka ushize. ye baba we. Kuseka. yego Norine we, uzi ko wabona ukeka ko ari amarozi kandi warasamye wa cyana we. Mva ye, ni ukuri ibyo bimenyetso byose ufite bishobora kuba ari bimwe mu bimenyetso nyine bigaragaza ko utwite. erega komeza uze nakubonye. ese uri kwikingakinga ku rukuta kubera iki koko? sinari nzi ko mwambonye Jack mwiwe neza. umunsi se wagenze ute Gihu? erega wigira ubwoba ndacyari wa wundi. umunsi wagenze neza cyane, nta mukobwa nigeze mvugisha, nta n'uwo nigeze nandikira, dore telefone yanjye ngiyo warebamo. humura nizeye ibyo tuvuganye Cedric, ariko rero irekure rwose sha unyisangeho nk'uko bisanzwe. ndabona uri karume cyane uyu munsi. narakosheje cyane, sinzi ko wambabariye Jack. iyo nakubabarira se ubu nari kuguha karibu iwanjye Cedric. kuko uracyambona nka Cedric wa mbere wizeraga ukamuha uburenganzira bwo kukwisanzuraho. urashaka gihamya se Cedric? ngwino mu cyumba cyanjye rero. mu cyumba? kugira ngo umenye ko nta cyahindutse nyine. karibu rero mu cyumba igihungu cyiza. koko ntumbeshya Jack, kera na gift wamaga biracyari bya bindi. we nakubwiye ngo niba ushidikanya ngwino Cedric. Karame, ngwino urebe ukuri kuko Jack akiri wa wundi. ese kuneye amatsiko Jack, imbabazi se zinzaniye indi mpano? ubundi se nta mahoro ko tugendere bwije mujyi? nta mahoro. wa mugani wa Ruremesha se muragenzwa n'amahoro mujyi? nawe se ntuzi icy'ingenzi amurebwa ye. si ikibazo cy'umuhungu wanyu Petero? nyine arabwenge nta kibazo nzida, ugira ngo se ni ngombwa ko bimenywa mwari? oya murebwa ye. njye narakijijwe sinjya mbeshya. aho ni munyumvira n'ibiki mwihengekanye. umugabo wawe agomba kumenya ko nje hano ubizi kandi ko ari we wabinsabye. ibyo uyu mugabo avuga n'ibiki murebwa ye? reka ngusobanurire Rureme. nsobanurira. umugore wawe yambwiye impungenge afite z'uko kuva wamenya ko umuhungu wawe Petero yateye inda Mutesi, ko wanze kugira icyo umufasha. ngo kugeza ubwo umwana ava mu ishuri. iyo arivuyemo cyangwa muragira ngo mufashe iki? mwabonye umugabo utungira undi mugore? ariko ko Petero ari umwana n'umugabo koko Rureme? ko yari azi neza ko ataraba umugabo kuki yateye inda. ibyo rwose nta gisobanuro yabibonera Rureme, kandi burya ibyabaye nta wabisubiza inyuma. kuko nta wabisubiza inyuma rero ubwo ni ibyo nyine. yihaye gukina imikino yatemerewe atari umukobwa w'abandi inda, bombi babyara bakiri batoya. urwo rugamba rero narutangire, yite ku mugore we yite no ku mwana we biramureba. Ruremesha rwose ndakumva warababaye. ntababara ariko gufata icyemezo ukoreshejwe n'umujinya si byiza. none se niba Petero utamufashije akareka kwiga urumva bizagenda bite? bizagenda bite? uko bizagenda simbizi mujyi, ntibinandeba yewe niwe bireba. ibyo nibyo wibwira ubu kuko birakureba cyane Rureme. ntacyo bindebaho. Petero aretse kwiga ntategure ejo hazaza he. ubu icyo akeneye cyose aragisaba se nubwo yanze kukimuha. ariko azarinda asaza akiri wa wundi. none se ko aretse kwiga nyine akaguma uko yari ameze, arumva ubwo azigeza kuki? ni ukuvuga ko ibyo watanze kuri Petero byose kuva ari umwana muto umujyana kwiga mu mashuri abanza akayarangiza akajya yisumbuye, ntubizi se nyine? yarangiza uti mwana wanjye jya kwiga kaminuza uzaba umuntu ukomeye, birangiriye aho. icyo nicyo kinyica nyine, birangiriye aho rwose kuko narinzi ko azaba meya nyakubahwa.
akayobora abaturage b'intangaha none se ntiwumva ko watekereza aranyanitse gusa natiga ntazaba akibayewe azaguma hano kubera umutwaro kuko ntacyo azaba abasha kugeraho nicyo wifuza se Rureme. dorere sigaho Kareme sigaho ukingura rwose mu ifu yanjye. ariko urabona ibyo unkoreye busho ibikisi kandi uzi ko nibukaga ko wanansigiye n'imyumbati koko. reka rero usanga nta niyo yaseye busho. reka ntibishoboka kuko ubwo bugari rwose nibwo turi burarire Kareme kingura ahubwo. ariko se ubundi uyu mugabo yabaye iki Kareme wabaye iki? ubu muramvangiye mwabagabo mwe rwose. arayihuta ngo asange umugore we bababajwe nuko nyine tumutindije kandi yari amaze kunyura kuri sharije. yamara turaseka kandi Karemera afite ibibazo busho. nabifite byo Murazana amashyengo kandi umugore wanjye ararembye mwabagabo muri yose. None yararwaye se? umugore n'urwara ashaka Kareme. ngo n'urwara Stephen. none ubwo muzi ukuntu natangiye umwaka nabi nta kurya nta kuryama. wamugana ushobora gusanga duseka mu bikomeye Stephen. niko Kareme umugore wawe yafashwe ati? ambwira ko ngo yatewe n'abazimu yoherezwa kandi ko abavurwa n'ubwoya bw'imfizi y'intama mwuka agira imana. inka yarwaje kare ngo imfizi y'intama ubwoya bw'imfizi ibyo ntibikira. ubu musanze nkinga vuba vuba ngiye rwose kubushaka kuko iyo mbuzanye tukabutwika ngo apfa kumva yorohewe. Kareme ubundi kuko iyo utarabutwika aba ameze ati? ngafatwa n'isereri akumva atameze neza ibiryo bikamunukira. reba nk'ubu ngubu rwose mu gitondo yazindutse araruka inda arayeze. hari nzi ko muri abantu babi koko mwabagabo mwe ndababwira akababaro kanjye mukanseka. nikoze Kareme uzi ko uri umukinnyi mushya mu kibuga koko umukinnyi w'umwana ni gute wohereje igitego mu rushundura ntubimenye koko. penaliti neza cyane ndetse igitego ahubwo cyabanza cyaraninjiye neza biki ibyo muvuga ni ibiki ariko mwabagabo mwe ko busho ahubwo urakagabo musobanure rwose umugore wawe rwose ntawamuroze dukurikije ibyo tubwiye Onyorine ntiyarozwa ahubwo rwose watsinze igitego cy'umutwe ndetse Karemera afite umupira arabaceze ageze hafi y'izamu ateye ishoti igitego cyarinjiye rwose. ariko so ubwo muri bazima kuko Stephen ese hari aho twanyoye ariko se wowe turagusobanurira tugeze igihe ariko ntacyo yumva rwose. ntacyo wumvamo reka da ibimenyetso byose tubwiye nk'abantu rero b'inzobere rwose mubwire twebwe babizobereyemo ibyo tubwiye byose ni ibimenyetso by'umugore ushobora kuba atwite. yego igitego rero Stephen akubwira nuko ushobora kuba warateye inda waramuteye inda rwose byararangiye rwose. none se ntanaciragura nicyo akora gusa ngaho rero none se karabaye rwose nta bindi ntiwirirwe ushakira rwose mu marozi cyangwa ikindi rwose inda yarinjiye pe. ahubwo uri umuntu w'umugabo. ari byo abagabo baketse ari nibyo Norine yaketse se wowe urabona ukuri ari ukuhe? aramutse yarabeshye nyirabukwe se Karemera yabyakira ati? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane. na makuru yarahagariwe na Prudence Ngiyumva.
ku buhanga bw'ibyuma hari Jay Megani. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa BBC Gahuza.com ndetse no kuri Facebook.